Yes, reka ndusheho kongera kukwifuriza ibihe byiza no kukubwira ngo igicamunsi cyiza wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba, nizere ko mwishimye, nizere ko iki gice twabakoreye cyabanejeje. Mu gitondo nari nabasezeranyije yuko byanze bikunze tugiye kwibanda mu gusobanura ibidasobanutse muri iyi filime Inzira y'umusaraba, kugira ngo muri iyi minsi mikuru tugiye kwinjiramo tuyinjiranemo muryohewe mumeze neza, nta kintu na kimwe cyababaza imitima yanyu dushaka kuzongera gukora muri iyi filime Inzira y'umusaraba kuva kuri uyu munsi wa none. Nari nabibasezeranyije ku kijyanye n'iminota myinshi, ariko noneho tunakina twibanda uburyo amakosa ari muri iyi filime Inzira y'umusaraba cyangwa se ibiteye amatsiko muri byo twabimaramo cyangwa se bikagendana n'iyi minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Mwibutsa ko harimo no gutsindira ibihembo by'amafaranga menshi cyane ku bantu bareba iyi filime bose, igihugu cyose waba urimo, ariko nanone ku muntu watangiranye nayo akaba ageze aho igeze ubu ngubu. Nkubwira yuko kwandika muri comment yawe ukatumenyesha, ukajyamo ukavuga uti natangiranye ni filime Inzira y'umusaraba, twaratangiranye kuva kuri rimwe kugera aho mugeze, ndacyabakurikirana kuri filime Inzira y'umusaraba, ndetse ukaba unagerageza byibuze gutanga ibitekerezo mu biganiro dukora, ndetse no kuri filime Inzira y'umusaraba ica kuri channel ya Big Family TV. Ibyo byose rero iyo ubikoze biguhereza amahirwe yo gutsindira amafaranga menshi cyane yo kwirira muri iyi minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Abafana bacu mumeze gute? Ese uyu mwaka wakugendekeye gute? Ubu bunani ugiye kuburya gute? Buriya byaba byiza tugiye tunaganira tukanafashanya mu buzima busanzwe, nimba hari mugenzi wacu utameze neza tukamufasha muri rusange. Buriya nago hari abantu benshi nta kintu cyatunanira, bagenzi bacu bari mu Burundi, bagenzi bacu aho baba bari hose, tukagenda tumenyana, ufite ibibazo, urwaye tukamufasha, mbega tukanamusengera muri rusange, tugafashanya, kuko muri iyi si twese ubundi turi abagenzi, igihe kizagira duceho. Ni byiza rero ko imirimo myiza dukoreye muri iyi si ari izadutunga no mu bugingo bundi bwa kabiri bwo mu ijuru kwa data. Bavandimwe rero, inshuti bakunzi bacu, ndetse harimo abamama, harimo abapapa, mwese uko mungana abareba ibiganiro byanjye, icyo mbasaba cya mbere ni ukwandika muri comment tukamenyana, mukambwira aho muherereye, mukangira nimba mwaratangiranye n'iyi filime ndetse kugeza aka kanya mukaba muyireba. Ibyo ngibyo bikaza gutuma mutsindira ibihembo. Kuri uyu munsi turi gukorana n'abari mu gihugu cya Amerika mu rwego rwo kugira ngo tubagezeho ibihembo byabo. Ni mu gihe kuwa gatanu twari turi kumwe n'abari mu gihugu cy'u Burundi hariya Bujumbura, tukomeza kugenda dusatira ibihugu bigiye bitandukanye. Narakubwiye ngo tuzasoreza hano mu gihugu cy'u Rwanda tubahereza ibihembo. Nawe rero nimba ushaka kuzaba umwe mu batsindira bino bihembo by'amafaranga menshi cyane kandi nta kiguzi, ari ugukurikirana filime Inzira y'umusaraba gusa, jya wandika mu bitekerezo muri comment, wandike uko izina ryawe rigaragaramo kenshi, bizatuma nawe utsindira bino bihembo. Ikindi ujye wibuka gukanda kuri subscribe, kuko buriya nacyo ni ingenzi cyane. Wibuke no gukanda kuri like kuri ako gapfunsi kugira ngo tubone imyirondoro yawe. Filime Inzira y'umusaraba rero mu kanya mumaze kureba agace ka 44. Ni agace keza cyane, ni agace kabashimishije, ngira ngo mwabonyemo uburyo Cyusa yari ari gutongana na bariya bakobwa nyine, abashinja ibijyanye no kuba aribo bagiriye nabi uriya mukobwa nyine iribageza, ndetse mwagiye munabonamo nyine kariya kantu ko kuvuga ngo uwo bita Isimbi yishinja kuri Cyusa, nyine ashaka ko ari we wamujyana cyangwa se ari we wakora ubukwe. Ibyo byose mwagiye mubibona, mwabonye uburyo byarangiye, ariko nanone twabonye uwo bita Rugema ndetse na Mukanambara bafite ubwoba bwinshi cyane ku mupangu wa ba kamarade, ariko byanze bikunze nimugire ikibazo, uko bari gupanga niko natwe dupanga, kandi byanze bikunze tugomba kugera ku iherezo ry'ibyo twapanze mwishimye. Nababwiye ko guhera uyu munsi nta gace na kamwe kabababaza cyangwa se kababaza imitima yanyu muzongera kubona kasohotse. Ikijyanye n'inkuru uko yari yanditse cyangwa se uburyo iteguye, twagize byinshi tugenda duhinduramo kugira ngo dukine ibintu nyine byabanezeza cyangwa se byabafasha muri rusange, kugira ngo gahunda zanyu zigende neza cyangwa se muryoherwe na filime muri iyi minsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli. Kuko nta kuntu waba wariye ubunani neza ngo urye Noheli neza, nurangiza nujya kureba filime yacu
igutera agahinda, urumva ko rero ntabwo byaba ari ibintu byiza, ntabwo byaba ari ibintu binyuze mu mucyo cyangwa se ari ibintu bya kinyamwuga. Niyo mpamvu natwe twahisemo kubaha Noheli tubinyujije muri iyo sisiteme yo gutegura filime neza, Iribagiza akabana na Cyusa nk'uko mwabishakaga, ngira ngo nibyo abenshi mushaka. Nyuma y'uko Iribagiza abonye na Cyusa, Iribagiza akamenya ko kwa Rugema aribo bishe ababyeyi be, ibyo byose bikagenda bimenyekana, umuti ba kamarade bakawumuha. Ibyo rero nibyo bintu bisa nk'aho ari ibintu bitatu by'ingenzi ubundi mukurikiye muri iyi filime. Kubona Iribagiza yabanye na Cyusa no kubona Iribagiza yamenye ibyo kwa Rugema bakoreye umuryango we, ibyo nibyo bintu abantu benshi mureba filime Inzira y'Umusaraba muba muri gusaba ko mwasobanukirwa cyangwa se mwabona muri benshi. Nanababwira ko ari ikintu tugiye kwitaho cyane kugira ngo tugisobanure, mwese mubashe kuba mwagisobanukirwa. Iki cyumweru cyose guhera muri iyi episode nibyo tugiye gusobanura. Ese iyi episode ya mbere twahereyeho mwabonye hari icyasobanutse, byibuze hari icyo twakoze cyiza mwashimira, wenda nimba hari icyo gushimira bitewe n'uburyo iyi episode twabageneye mwabonye yarangiye, cyangwa se n'ibyo bavuzemo ku bayirebye, mumbwire muri komenti dukomerezaho. Iki cyumweru dusige byose bigiye ku murongo. Rero nicyo kintu kiri bwadufashe gutegura n'iyi episode ya 45 izasohoka ku munsi w'ejo. Ndizera neza ko rero mugiye kumpa ibitekerezo byanyu, tugafashanya muri rusange kugira ngo iyi filime iryohe kandi igende neza. Buriya umutwe umwe bajya bavuga ngo wifasha gusara, tubikoze twenyine ntago yaryoha, kuko twashyiramo ibyo turi gutekereza, ariko iyo tugiye mu bitekerezo byanyu tugasoma amakomenti, tukareba ibyo mwatanze, tukareba ibyo mwifuza kubona, tukareba ibyo mushaka ko dukina, tubifatanya n'ibyacu bikabyara ikintu kizima, kandi twabikina ukabona ni byiza, ukabona byaryoshye, bityo rero bikaba byaguhesha amanota yo kuba nawe watsindira amafaranga nk'umuntu wagiye udufasha gutegura filime. Buriya nawe uba wadufashije, ntukumve yuko ari ugutanga ibitekerezo gusa, ahubwo iyo utanze ibitekerezo uba unadufashije gutegura filime Inzira y'Umusaraba neza kugira ngo iryohe. Ubwo rero nawe nimba utajyaga unabikora muri aka kanya, tangira urebe handitse komenti, utubwire uko wabonye igice cya 44 n'ibyo wifuza kuzabona muri 45 ku munsi w'ejo saa 5 z'amanywa. Ndizera ko tuzabyubahiriza neza uko muraza kubisaba. Buriya kenshi dutinya kubikora bitewe n'ubukeya bw'abantu muba mwanditse komenti. Umuntu aravuga ati nimba kino gitekerezo gihuriweho n'abantu 10, bivuze ko gishobora kuba atari cyiza nkurikije ubwinshi bw'abarebye ikiganiro cyangwa se bw'abarebye iyi filime. Niyo mpamvu rero tumubona rimwe na rimwe mu bisaba n'ibibe, biba byatewe n'uko ari mwebwe mutatiye komenti nyinshi cyane mu gihe mwumvaga kino kiganiro cyangwa se mwarebaga filime. Uyu munsi rero ndabibasabye, umwanya wawe mutoya, reka uduhemo igitekerezo kandi bizagenda neza. Mukomeze kugubwa neza no kugira umwaka mushya muhire wa 2025.